Kera cyane Abisirayeli bakiva mu gihugu cya Egiputa, bavuyeyo bamaze kugera mu gihugu cya Isiraheli cya gakondo yabo, bamaze kwirukanamo ubwami bwinshi bwari butuye muri iki gihugu cya Kanani. Igihugu kigabanywamo n'amoko menshi y'Abisiraheli, ariyo ya miryango 12. Yuda ijya mu gihugu cyabo cya Yuda, Benjamini babakatira habo nabo bajya mu gihugu cya Benjamini. Nuko amoko yose agenda ajya aho akwiye gutura nk'imiryango yabo. Mu gihugu cyangwa se mu gice cya Yudaya cyangwa se cya Yuda hari harimo agace ka Furati. Ako gace kari karimo umujyi mutoya witwaga Betelehemu. Betelehemu rero niho hari hatuye umugabo witwaga Bowazi. Bowazi uyu waje kubyara Obedi, Obedi akabyara Yesayi, Yesayi akabyara Dawidi. Bowazi uyu yari yarabyawe na wa mugore nize kubabwira muri Bibiliya no mu kiganiro cyacu gishize, wa mugore w'indaya bitaga Rahabu, wa wundi wari waturutse mu mujyi w'i Yeriko, umwafashije Abisiraheli kwambuka bagafata umujyi wa Yeriko. Bamara gufata umujyi wa Yeriko, yari yaracumbikiye abatasi. Hanyuma rero muri uwo mujyi mutoya wa Ibeti